Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese abadukurikiranye aho muri hatandukanye ku isi, abakunda ibiganiro byacu, abumva ikinyarwanda, mwese ndabasuhuje. Abakaze subscribe nawe utarayikanda wayikanda kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu. Reka kandi maze nisegure kuko harashize iminsi ntagaragara cyangwa se ntatanga ibiganiro bishyashya, ntabwo biba byoroshye. Ni akazi kenshi, amasomo menshi n'ibindi bintu byinshi biba bidufashe, ariko uko nzajya mbona umwanya gake gake nzajya mbaha ibiganiro bitewe n'ibiri kuvugwa cyangwa se bitewe n'amakuru abantu bakeneye kumenya. Ikindi ni uko nshaka no gutangira indi page yindi yo kujya tuvuga amakuru, cyangwa se mbabwira ibintu bimwe na bimwe bigenda bibera hano muri Canada, cyangwa se ibintu abantu bagomba kuzuza kugira ngo baze, n'andi makuru yose hari ama update, abashaka amaviza, abashaka donc amakuru atandukanye uburyo wagera muri Canada n'ibindi byinshi bizajya bivugwa, nzajyana byo mbibabwira hano kuri channel yacu. Mukande subscribe rero kugira ngo mutazacikwa. Hanyuma kuri uyu munsi ndagira ngo turaza kuganira ku mugabo. Ni umugabo ejo bundi yari mu itorero rye rya Zion Temple muri Australia, aho yari mu kubwiriza avuga, atanga impanuro, atanga impuguro, ntabwo ari impanuro, ni impuguro, ni inyigisho, ni ubujyanama, kugira inama abakozi b'Imana, cyane cyane abaririmbyi n'abavuga butumwa. Abagira inama, ababwira uburyo bagombye kwitwara, ababwira uburyo bagombye kuba bagaragara, cyangwa se ibyo bita apparent physical appearance, kuba ugaragara ku isura, kuba ugaragara ku mubiri wawe, kuba wambaye, uko ugomba kwambara, uko ugomba kwitwara mu gihe uri umukozi w'Imana. Uwo nta wundi ni Dr Apotre Paul Gitwaza. Uyu mugabo rero yavuze ibintu bikomeye cyane, ariko reka mbanze mbwire ko Gitwaza, nkuko nagiye muvuga mu biganiro byashize, Gitwaza n'umwe mu bantu b'abanyabwenge dufite mu Rwanda no muri Afurika muri rusange, kuko ari mu bantu bize ijambo ry'Imana, ari mu bantu bize theology ku rwego rwa dogiteri. Donc ni umuntu ufite ubumenyi bwinshi ku ijambo ry'Imana. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, Gitwaza ni umuntu uvoyaje cyane, ni umuntu donc uzi imico itandukanye cyane y'abantu batandukanye ku isi yose. Nk'ubu ngubu turimo turavuga urusengero rwe rwo muri Australia. Afiteyo insengero, hano muri Canada afite insengero, muri Amerika, i Burayi, muri Aziya, muri Afurika, ahantu hose afite insengero. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko ni umuntu ufite abakristo bafite imico itandukanye ndetse n'imyumvire itandukanye bigendanye n'ibihugu bagiye barimo cyangwa se bagenda bakomokamo. Ibyo rero nabyo arabizi. Hanyuma Gitwaza ni umukuru w'itorero rya Zion Temple. Zion Temple ni itorero ry'ububyutse, nk'uko abantu bagiye bayita ngo ni amatorero y'ububyutse cyangwa se ama église de réveil. Ni insengero zavutse cyane cyane hagati y'ibihumbi 2000 kuzamuka, ndetse wenda twavuga nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo izo nsengero zagiye zivuka. Bazise insengero z'ububyutse kubera iki? Kubera ko ni insengero zaje zihuza imico y'Abanyarwanda batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye, bari barahunze, abavuye muri Kongo bafite imico itandukanye n'Abanyarwanda, abavuye i Burundi, abavuye muri Tanzania, i Bugande n'ahandi. Noneho abantu barazaga bakabura ahantu bisanga, cyane ko nk'umuntu uvuye muri Kongo cyangwa se umuntu uvuye i Bugande yarazaga yagera mu Rwanda agasanga hari ADPR, hari Abangilikani, hari Katolike, ariko ugasanga imyumvire ye n'imyizerere ye n'imisengere ye itandukanye cyane n'iy'abahasanze. Bahita ngo ni ama église de réveil. Yagize impact ikomeye cyane ko ni insengero nyine zagiye zifasha abantu bafite imico itandukanye bavanye muri ibyo bihugu. Umuntu mu muco we, umuntu mu misengere ye, umuntu mu myumvire ye, akagira aho yisanga kandi akagira aho yisanga neza. Ibyo rero byagize umumaro ukomeye cyane. Zion Temple ni itorero ryavutse muri ubwo buryo, rikaba ryatangijwe na Gitwaza Apotre Gitwaza, cyane ko we ni visionnaire no muri yavuga nyine iyo abari mu nama, iyo habaye ibibazo bindi Zion Temple igira, we agaragara nka visionnaire w'iyo église. Ni umuntu rero wakoze ibintu bikomeye cyane. Church yakoze na n'uyu munsi gikora ibintu bikomeye cyane. Ikindi gikomeye cyane ngira ngo nacyo mumenye, nuko Zion Temple ni église y'abantu b'abanyamujyi, ni église y'abantu b'abasirimu, ni église y'abantu bize, ni église y'abantu bafite influence mu nzego. Uzasangamo abasirikare, uzasangamo abaministeri, uzasangamo abantu batandukanye. Ni église y'abantu bafite n'amafaranga y'abakire. Ubundi bajya bavuga ko nyuma ya CLA iriya y'Inyarutarama,
Zion Temple ari church ya kabiri. Impamvu mvuze ngo ni eglise y'abanyamujyi nuko yatangiriye mu mujyi hano mu Gatenga, niho yatangiriye, niho hari icyicaro cyayo, n'abantu bayijemo bwa mbere n'abantu b'abanyamujyi. None usibye n'icyo ngicyo tuvuye no mu Rwanda tukajya i Burayi, tukaza Canada, tukajya muri Amerika n'ahandi hose, nivuga ngo usanga irimo abantu bafite imico itandukanye. Iki kintu Gitwaza arakizi, arabizi neza ko church ye cyangwa se eglise ye irimo abantu bafite imico n'imyumvire bitandukanye, kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo ahuze abo bantu. Gitwaza rero yavuze iki? Ubwo abantu wenda barimo kwibaza ngo yavuze iki, nizihe mpuguro yatanze, nizihe nama yatanze. Reka tumaze twumve ibyo yavuze, turaje mu kanya. Nta mwana w'imfura watoboye amatwi keretse aba bazungu. No real man who have just pierced their ears. A boy child to pierce their ears. Nta mwana w'imfura waje kuririmba imbere afite kobo yishanyutse. Tibibaho. No, a man who have come here on altar to sing with a tibibaho. Trousers. Kandi namwe murabibona abapasiteri mukabyihorera. Tiyagira umukobwa, tiyagira umudamu uzaza ahimbere kubayobora yambaye ipantaro. No. Don't allow tamuririmbyi ugomba kuririmba w'umukobwa yambaye ipantaro. A female to come here singing when they're wearing trousers. It is not possible. No. Muze mwubaha aha hantu. Have some respect for this muri place. Zion ntushobora. In Zion Temple you cannot do that. Umukobwa ko araza yambaye ipantaro zimufashe utubuno twose tuneganega ko araramyande Imana cyangwa arimo arateza umwako urusengero ambara ijipo ryiza. You come here on the altar with the trouser. Are you worshiping God or your ancestors? Muranyumva neza? Tihagire bashumba mura. Ndabasaba bashumba mura. Namwe bakristo mu nyumva. Amakorari yanyu yose. Tihagire umukobwa uzongera kuririmba yambaye ipantaro. Cyangwa gukora protocole yambaye ipantaro. Do not allow girls to come here when they're wearing pants here on the altar. Ntabwo mubuze amakanju. Hano na y'ubuntu muratoragura. You are not lacking the shops to buy dresses. Icya kabiri. Second, tamwana n'umuhungu ugomba kuza gucuranga kugira afite amaherene mu matwi. No boy child who should come here to play here when they have earrings. Iherene rivuze iki? What does earring mean? Barishiragaho umuntu wanze gucurwa ngo abe imbata itahi wabo nyuma y'imyaka 7 n'imyaka 50 basubizaga imbata zose wabo, ariko wanze akavuga ngo ngenda shaka gukomeza kuba kwa databuje bafataga uruhindu bagatobora ugutwi bagashira mu iherene. Bisobanura mwe mubona amaherene muyambaye ntimumenye impamvu. Ihenere no kuvuga ngo ndi imbata iteka ryose. Kuki abana bacu mwemera ko babimbata? The earring was a symbol of long-lasting slaveliness. Someone who didn't want to go back to their homes, and they get the earrings as a symbol of slavery. Why are we allowing our sons to come here with earrings? Another thing. No, a boy who is allowed to come here to sing when they have dreads here. Those dreads. Ni dini yitwa Rastafari. It's a religion called Rastafari. Rastafari ni dini ya Satani. Rastafari is a certain. So these kids are wearing this without knowledge. Rastafari is Satanism. Rastafari is a satanic. Go and wash your hair and cut your hair. Go and genda wiyogosheshe kandi woza ugira umusatsi mwiza. Have a beautiful hair. Ikindi muza mugira wingi ntabwo uri wings. You are not the wings. Don't have udusatsi tumeze ngo twishitane tudayimone. No, gira imisatsi mizima. Don't have a hair that is carries like satanic. Have good hair. Muranyumva neza? Do you hear me? Ibi ndabibabwiye kugira ngo ejo nejo bundi ariko mumera. Nimuva mugene muyogoce muhindura imisatsi yanyu mube abana clean. Kuko niko umuco wanyu meze. And that's how your culture is. Ni nako Bibiri idusaba. And that's what the Bible requires of us. Amen. Amen. Ibi mbabwira nje mbivuga hose. What I tell you is what I tell everywhere. Kuko njewe nzi ukuri kwabyo nzi nibibi byihishemo. Because I know the truth and I know some spirit behind it. Umwuka w'urumogi n'ubutinganyi bihera mu musatsi. The spirit of weed and gay start with the weed. N'Imana igiye gukoresha abandi ihera ku musatsi. And people, when God wants to start using people, he starts with the hair. Yabwiye Ezekiel ngo amfata umusatsi
said Donc, Ezekiel, umusatsi touch my ni hair. point de contact yawe n'Imana, ariko ushobora kuwutereka ikaba point contact yawe na Satani. So the hair is a point of connection with God, or it can be a point of connecting to the devil. Samusoni yapfiriye mu musatsi kandi yari yarakiriye mu musatsi. Samson died through hair, and he was saved Yagiraga through hair. umusatsi mwinshi, ariko umunsi yawugize amarasta ni igihe yabwiye Delila ngo wobohemo ibirundo 7 yari yarangiye. Uriya musatsi w'amarasta deji utangiye ubugiye kurangira. Samson had a head full of hair, but when he started making it dreads, that's when he was finished. Yabwiye Delila He told Delilah, you can, ngugizemo amadred 7 if you twist my hair into 7 twists, ngo wamenye uwo ari we. you will know my Icyo Delila power. yakoze niki? And what did Delilah Yamaze do? gushiramo amadred 7 arawutema. When he finished twisting 7 dreads, he cut it, Bamukuramo amaso. and her eyes was knocked off. Yongeye kugira amahirwe agasatsi gatangiye kumera, His second chance came when he just starting to raise ariko hair. amahirwe yabaye akanya gato nawe arapfa. But he Yes, mu byo yavuzemo rero mwumvise ko yavuze cyane cyane ibintu bibiri binakomeye. Yavuzemo abakobwa bambara udupantaro tubafashe cyane ku buryo imiterere yabo igaragara. Hari n'ibirenga imiterere, donc kuvuga ngo uko ateye bikajya no ku myanya y'ibanga, ku buryo uko umukobwa yambaye, murabibona mwese mu bakora social media n'ahandi hatandukanye, uko umukobwa yambaye ku buryo n'umwanya w'ibanga ugaragara wishushanya. Ngaho noneho imagine uwo muntu ahagaze imbere y'abantu ari muri haleluya, hozana, himbazwa. Ibyo bintu Gitwaza yarabyamaganye, aravuga ati ibyo bintu ntabwo bikwiriye muri Zion Temple, ntabwo bikwiriye ku mukozi w'Imana, ntabwo bikwiriye, kandi siho honyine, si muri Zion Temple gusa, ahubwo ni mu bakozi b'Imana muri rusange. Yaravuze ati ibyo bintu ntabwo bikwiriye. Kiri kintu yavuze ku bantu bashyiraho amadirede, abasore, abapapa, abagabo, abana, abahungu bashyiraho amadirede ku mutwe, nabyo yarabyamaganye. Avuga ko ibyo bintu amadirede ari ibintu bya Rastafarisme. Avuga ko kandi Rastafarisme ari idini, cyangwa se ni idini rya Rastafari, ndetse ko ari idini ry'abasatanisiti. Aho rero birakomeye cyane. Birakomeye kubera ko uzi ko dufite groupe yitwa Christafari. Christafari ni groupe yaje no mu Rwanda mu myaka yashize, itumiwe na Beautiful Ashes yakavutse Olivier, nawe ufite amadred. Ni groupe y'abaririmbyi baririmba neza cyane, bafite amarasta, donc n'abarasta ariko b'abakristo, niyo mpamvu bita ngo Christafari. Bakaba baririmba indirimbo za gospel ariko mu njyana ya reggae. Kugira ngo bari kubona hano ku mafoto yabo, aba bantu ni abakristo, bita Christafari. Donc ni abakristo baririmba indirimbo z'Imana mu njyana ya reggae, akaba ari abarasta bafite amadrede ku mutwe. Sibo bonyine, navuze Kavutse Olivier, nawe we ni umunyarwanda, muramuzi mwese. Abatamuzi muri kubona ku ifoto, uyu ni umupapa w'umukristo, ni umupapa w'umuvugabutumwa, ni umupapa w'umuririmbyi ukorera Imana. Wenda usibye aba ngabo mvuze b'abasitari cyane bazwi, hari n'abandi benshi. Hari mu rusengero yararimo hariya muri Australia, umudurumeri, yari afite umudurumeri, hari umudurumeri inyuma, donc umuntu uvuza ingoma, nawe yari afite imisatsi, sinzi niba ari dread cyangwa se niba yakoze donc ibituta, ariko nkuko mubibona ku ifoto, uyu muhungu nawe afite amadread ku mutwe, cyangwa se afite ibisuko ku mutwe. Afite ku mutwe hariho ibintu bitari normal, sinzi niba ariko nabyita. So Gitwaza rero ibi bintu yarabyamaganye, yavuze ko ibi bintu ari ibisataniste, nta mukozi w'Imana ugomba kubishyira ku mutwe ngo akorere Imana. Ibi bintu rero Gitwaza yavuze, ubundi byabaye inkuru kubera iki? Kubera ko byavuzwe na Gitwaza. Ufite abo bantu mu nsengero ze, urumva, ufite abo bantu ku isi yose, donc ahantu hose, ngira ngo ugire muri Zion Temple hariya mu Gatenga, ntabwo aburamo umuntu ufite amarasta. Ugiye muri Amerika, ugiye hehe hose, kugira ngo urube umuntu ufite amarasta w'umuhungu biragoye. Impamvu byabaye inkuru rero nuko nyine ni Gitwaza, umuntu w'umu international, donc umuntu mpuzamahanga, umuntu uri ufite imico itandukanye, ufite abantu bafite imico itandukanye n'imyumvire itandukanye. Byabaye inkuru kubera ko Gitwaza yamaganye abo bantu. Iyo biza kuvuga wenda, iyo biza kuvugwa na boss wa ADPR, perezida wa babita umuvugizi wa ADPR, nta nkurire kubirimo, kubera ko muri ADPR nyine turabizi ko tutabyemera, sibyo?
iyo bose wa ADEPR cyangwa se umuvugizi wacu muri ADEPR, ngende mu ADEPR, iyo umuvugizi wa ADEPR aza kuvuga ati abakobwa nyamuneka ntimukajye mwambara amapantaro ngo mujye ku gatuti, n'ubundi ntibayambara, sibyo, ntago bayambara. Abana bacu muri ADEPR bambara amajipo, sibyo, nta imisatsi reka nta muhungu ushyiraho derede muri ADEPR, ntibibaho, sibyo. Ariko ko byavuzwe na Gitwaza byahise bigira impact ikomeye cyane, abantu bishyira ama commentaire atandukanye. So ubwo rero nge icyo nibaza nawe wakwibaza, ntago ngifite igisubizo mu by'ukuri, kandi Gitwaza ntago nje kumuvuguruza, nawe abyumve neza, n'abakristo babyumve neza. Ntago nje kumuvuguruza ngo mvuge ngo Gitwaza yarengereye, Gitwaza ibyo yavuze ntago ari byo, oya. Ariko wowe urabyumva gute? Ese koko madred, gushyira madred ku mutwe, gushyira madred mu misatsi yawe bikugira umusataniste, bikugira umurasta donc umurasta w'umusataniste? Kuko tubonye abarasta, abatipe b'abarasta bo muri Christafari ni abarasta ariko b'abakristo, hanyuma kugishyiraho amadred bikugira umusataniste cyangwa se bikugira umurasta w'umusataniste. Ndagira ngo ndaza no kuvugana wenda nibiza kunkundira mu kiganiro cyacu gikurikiyeho, nzagira ikiganiro n'umutwe Kavuze Olivier, kuko nawe numwe mu bantu wabanye na Christafari, baranakoranye igitaramo muri Kigali cyiza cyane, nari mpari, ndetse nawe ubwe afite dread ku mutwe. Ndaza gushaka uburyo muvugisha agire icyo atubwira. Hagati aho ngaho mukomeze mukandi subscribe, kandi ndabakunda cyane cyane cyane. Bye bye.